vision board twarazikoze, so what's next? Iyo niyo topic y'uyu munsi. Plan iyo ariyo yose idafite ibikorwa, it's just a wish for your own information. Ndakavuze kubera ko ntago twahera muri twakoze vision board, so what? Then what's next? Vision board ntago izagutwara aho wapanze uzatemberera. Vision board yonyine ntago izaguha cash washyizeho. Vision board yonyine ntago izagutuma unanuka. No. Twagarutse rero, twagarutse. Hello everybody, hi, how are you doing? It's been a while. It's been maybe 1 month, almost 1 month and a half, kuko duherukana muri 2024. Mwaka urangira ndi kubabwira ngo muze twikorere vision board, muze dukore new year plans, new year resolutions, kugira ngo no mwaka uzatubere success. None mwabikoze gute? I'm coming back to check on you guys. Twaje rero ni karibu ku Mamapreneur podcast, Mamapreneur, uko ushaka kubivuga bitewe n'ururimi uvuga. Njyewe ndi Clarisse, murabona uyu munsi ndi njyenyine. Co-host wanjye Mimi, she's not available today, ariko ndahari ku bwanyu and turaza kubikora neza. Nagira ngo mbibarize ngo vision board twarazikoze, so what's next? Iyo niyo topic y'uyu munsi. Ni karibu rero aho muri hose, mu modoka, mu gikoni, everything you are doing. Grab your cup of coffee nk'ibisanzwe, grab your tea, drink your water, like let's sit down and talk. It's been a while. How are you doing? Biri gucamo. Abantu twagiranye vision board party online, abantu nofarinze free templates from my website, mwarazikoze. Ubyange cyangwa ubyemere, niba narayiguhaye, niba tuziranye njye nawe, niba turi gucata, niba excuse me, niba uri kureba kino kiganiro, you are my accountability partner and I am yours. I'm here to check on you. Bigeze he rero? Are you stuck? Biri gucamo? Give me the vibe y'uyu mwaka. Ndashaka ngo munshyirire emojis describing how you feel for this year. Njyewe, for me, I am fired up. Ngiye gushyiramo emoji, nashyiramo twa tundi twimiriro, kuko uyu mwaka hagomba gushya in a good way though. So reka mbahe tea. Ngiye kubahereza, ngiye kubaha ibanga ry'ukuntu umuntu akora vision board, akora new year resolutions kandi zikaba successful. Kubera yuko abantu benshi barazikora bikanga. Grab your pen and your paper and let's get ready. Abantu mutakoze vision board, mukeneye template, natanze free template kuri website yanjye, muze kujyaho, ndaza gushyira link in bio cyangwa se muri comment anywhere. Abantu mutazi website yanjye naza kuyibashyiriraho, mugende mu grabbing. Hagati aho minsi nibuka abageni, abantu mufite uyu mwaka, abantu muri ku dreaming, abantu muri ku manifesting, abantu muri preparations zo gukora ubukwe, mwese narabibutse. I love you so much. Nabakoreye wedding planner, iri very well detailed, irimo ko akantu kose ku kandi, kugira ngo tuzagira ikintu bibagirwa na kimwe mu bukwe bwawe. So mujye muri website yanjye, muraza kuyibona na $20, hanyuma mugende mutegure ubukwe bwanyu neza, kandi ndahari ku bwanyu na decoration. Niba mushaka ko nyibakorera, call my number. I'm available, ndi ready kuba marraine uyu mwaka w'abantu benshi cyane. So well, let's get into it. Icyambere rero, icyambere nababwira gituma kwanza abantu bataba successful muri plan zibakora cyangwa iki, never mind. Ndimo ndacekinga utuntu twanjye hano kuri my tablet kugira ngo mbahe
amakuru asobanutse. Ikintu cya mbere gitera abantu gukora vision board bikanga, gitera abantu gushyira plans ku bipapuro, kubimanika mu mutwe everywhere bikanga, nuko bakora ikintu donc basettinga goals ziri vague, zitari clear. Ugasanga urifashe uravuze uti ndashaka kuzata ibiro ibihe bingahe, uriya mwaka njye nzata ibiro shaho, reka that's not how it's gonna work. Be specific. Icya kabiri rero ni ukutaba consistent mu bintu ukora, ugasanga uratangiye umunsi ejo bivuyemo, urongera uratangiye, urongera bivuyemo, urongera uratangiye, urongera bivuyemo. Ibyo ntabwo bizakunda. Icya gatatu ni ukuba utagira accountability cyangwa se umuntu ugufasha kugira gushiftinga mindset yawe. Icya kane ni ikintu bita kudakoresha igihe neza, time management na discipline. Aha rero ibyo byose ngiye kubaha umuti, nubishaka kugenda wongera revising goals zawe, ngiye kuguhereza, ngiye nawe tugiye gukora ikintu bita inspired action plan cyangwa se strategies. Tugiye gukora action plan igendeye kuri inspired plans ufite. Donc wagize inspiration, upanga plan, tugiye gushaka actions zijyana nabyo, tugiye gucreatinga strategies njye nawe z'ukuntu ibi bintu bigomba gukoreka. Hanyuma rero ngiye kubabwira akantu gato cyane tugenderaho nakoresheje, nawe niba utaragakoresheje ukigeho abari gukoresha, hanyuma ibi bintu tuzabigendemo neza. Okay? Kandi don't worry niba ari bwo ugiye kubitangira, don't worry niba ari warabiparitse, it's okay. Ukwa mbere guys, uku kwezi kwa mbere ibintu byakubayeho byose wibabarira, like give yourself some grace. Uziko wagira ngo kuno kwezi gufitemo nk'amezi nka 36 ngaho ngo speeches z'abaperezida batowe, Trump yatowe ngo none ibintu biri gucisha hirya no hino, tiriri ngo ayisi ngo ye urumva yo goma hari gushya. Stress ku banyarwanda ati baradufasha batugereze ku mupaka, none haje muna bya ndingo by'amacupa ya Heineken. What? Mbega January, that was crazy, right? Hari utundi dukoryo twabaye tumaze gukora mu kwezi kwa mbere n'udukora nka tiriyari. Nukuri wibabarire, haba harimo n'ubukene, twarayariye, twarayacereje muri New Year, working so hard. It's okay. Cyambere no kudakwitinga. Let's get back on track and do this together. Me and you, we going to do this. Okay. Akantu rero ngiye kubabwira nakahe. Nakantu bita SMART framework. SMART as SMART. S stands for specific. M stands for measurable. A stands for achievable. R stands for relevant. And T stands for time inbound. Nukuvuga ngo tugiye gucreatinga action plan tugendeye kuri SMART framework. Urafata bya bintu byawe byose ufite, ubyanalyzing, uvuga uti okay, naravuze ngo muri uyu mwaka ibintu biri kuri vision board yanjye ndaza kuza kugashyiraho vision board example, muyirebe kuntu ibimeze abatarayibona, ariko ukuntu biba bimeze hari ufata category, sibyo? Ukavuga uti financially, family wise, relationship,
travel, health, wagiye ubishyiraho ariko ubishyira mu buryo buri vague. Finance, urifasha uravuga ngo umwaka utaha ndashaka kuba umukire. What? Umukire ku kihe kigero? Umukire, just be specific. Ya esi ya mbere, be specific. Vuga uti uriya mwaka ndashaka kuba umukire ariko ndashaka kwiyongeraho $100,000 by'amadolari. That's clear, that's specific. Hanyuma nurangiza uvuga uti ndashaka kuzaba healthy, ariko healthy mu buhe buryo? Urashaka kunanuka, urashaka guta ibiro, urashaka kubyongera, urashaka kongera ibitotsi, kuryama amasaha waryamaga, like yeah, nicyo ushaka. Hanyuma icyo bita rero measurable, ushaka ibintu biri measurable, like urashaka nyine kunanuka, urashaka guta ibiro, ariko se bingana iki? 3, 7, 20. urashaka amafaranga 500 mu kwezi, mu mwaka, like ukora ibintu biri measurable, ibintu bifite igipimo kugira ngo ujye umenya aho wirefera. Hanyuma biri achievable. Nyine ntube too excited ngo uvuge ngo that's okay, ubwo nakoze vision board ngo ngiye gushyiraho kuno mwaka ngo nzagira ngo $1 million. Sheri, that's fine. You can be rich, you can get that $1 million, but in 12 months, kereka n'ubundi usanzwe waragezeyo. Like make it achievable, make it realistic. Let's be honest. Tureke kureka kudreaminga nk'abana, ngo dutangiye tuvuga ati njye ndumva ngiye kuba umu astronaut. I know my son will be an astronaut. Reka bari kumbwira, ariko ngenda nabyemera. Abana ni abajyambere. He still have the time to learn, to do all things kugira ngo nawe dreams zizabe true. Ariko njye ahantu ngeze, ibyo nyine narakererewe. Nawe reba ibintu utekereza ko birachievable. Reka nyine kwiyumvira ngo I'm just going to put this on here, ngo then it's gonna happen. Vision board ntabwo izifata. Niba waravuze ngo uyu mwaka ubu bizajya Vegas gutwika, ntabwo vision board izakugurira itike, ntabwo vision board izakubukingira hoteli, ntabwo izakubukingira Paribas. Nope. You need to put in some work. Urashaka kujyayo, that's fine. Ryari ushaka ngayo kujyayo? Uzajyayo kwa kangahe? Time. Uzatwara abana, uri single, uzajyana n'umuntu, uzashaka babysitter, like put it down. Everything, every single detail is needed. Then ushaka ibikorwa ukora kugira ngo ibyo bintu uzabigereho, ari byo ni inspired actions. Hanyuma rero iriya ni relevant nyine. Ibyo bintu nyine uri kuvuga biri relevant, like bijyanye na who you are, like pretty much. Niba ushaka kwiga ibi, niba ushaka kujya kwiga nyine kuzaba umu astronaut cyangwa gutwara indege, ni nk'uko umuntu yakwiyongoza akavuga ati ngiye kujya kwiga nyine gutwara icyogajuru nyine tu, kandi wenda nta n'imibare azi. Urabizi neza yuko nyine niyo mpamvu domene nyine zitandukanye. Icya kabiri, muri goals zawe ufite like long term goals, reka bari ko mbyita, goals zawe zirambye zo mu myaka 10, myaka 5, uri kwibona utwaye indege. Niba utazayitwara se muri uyu mwaka ugiye kubyigira iki?
shaka nyine gukora ibintu bijyanye na long term goals zawe, objectives zawe z'ubuzima, your dreams, your passion, your like hahandi n'ubundi buhoro uvuga uti yes this is me. Shaka ibintu biri relevant ku buryo niyo wabwira umuntu yawe utavuga ati you know what, yeah you can do this. Sibyo ko you do not even care about the people, but at least you have your own people, your accountability partners. Umuntu ubwira ati hey ndi gukora kano kana akakwinkarejinga akakubwira ati bro get it, ako ngako nako ndaza kukakubwira. Umuntu ubwira ikintu akagupuringa down akatuma usubira inyuma, block, delete. Abo ntago tubakeneye this year. Energy drainers, just cut it off. Ntago abo ngabo tubakeneye. N'ibintu kandi bikudindiza. If you cannot maximize, just no average. Average zishyire ku ruhande, then we go with something we can maximize and make it work and make it happen. And hey, I'm preaching. Yeah. And then T stands for time. Nabivuze. Ni time, ikintu cyose kigira time. Urashaka guta ibiro, yego, bingahe, then ryari, by June, in time bound. Then by June, kugira ngo ugere muri June warataye ibiro 20, ukeneye gukora iki? Every day. Kugira ngo utamuponda ngahe? Every week. Kugira ngo utamuponda ngahe? Every month. Kugira ngo utamuponda ngahe? Quarterly. Then by June you look like hourglass. Nanjye ndimo, ko mbirimo. Sasa rero mujye mumbwira muti ibyo niri kutubwira ntabwo tubyumva, ibyo niri kutubwira kwanza that's too much, that's fine. Mubinkirire muri comment, munyandikire, DM me, tell me I am your sister, I am your, call me Sister Claire if you want. I am your accountability partner. I'm here. We are in this together. This podcast is about inspire, motivate, shifting mindset from one level to another one. By the way, niba utarasharinga this podcast to your friend, to your family, your sister, your brother, your husband, anybody, nta muntu utabenefitinga kuri iyi podcast. Kuko uno mwaka, actually, we are back like never before. Please subscribe, ukande kukazogera, like notification bell. Utazajya ucikanwa. This year, blessings, money, testimony, gonna follow. Hey! Mwabyumvise, uyu mwaka haraza gushya, uyu mwaka biraza kugenda neza njye namwe. Ndabafitiye udushya twinshi, biracyari ibanga ntago mutaza gutuma mbivuga nonaha, ariko maybe next Thursday ndaza kubaha deti, ndaza kubahereza ukuntu byose bimeze, ariko reka tubanze to making sure ko za vision board twakoze ziri kugenda neza, ntitubyandike gusa ngo tuterere iyo ngiyo. Baravuga ngo plans, izo vision board, everything bitagiye mu bikorwa. Ikintu cyose, a plan itagiye mu bikorwa, it's just a wish. And we are not wishing here. We want this to happen. And we need to do this intentionally. Icya kabiri, iyo vision board iri ahantu ureba. Nyuma y'uko wayikoze ukoresheje smart framework, urayibona because it's visual. Niyo mpamvu bayita vision board. You need to see it. Ubwenge bwawe ikintu bufotoye buragupushinga kugikoraho, buragupushinga wibuka ko ari ibyo bikurinda kurangara. Ni nka garde fu bikugarura mu murongo iyo utangiye guhuzagurika. Wishyiraho ahantu ariko hari safe. Ntabwo ari byiza ko ibintu byacu biri personal bishyiraho ubonye hose. Ntabwo dukeneye abantu babireba baduca intege, ntabwo dukeneye ikintu gishobora gutuma twidawutinga. Bishyire muri dushe yawe, bishyire muri closet, niba ubibika muri telefone yawe, but
imishinga yawe ujye uyibika ku buryo buri safe, sibyo? nanjye ariko mbigenza. kandi ikindi kintu nababwira rero, ikindi kintu nababwira ni uko vision board cyangwa se plans cyangwa everything we do ni ibintu dukora buri munsi. Personally ngewe nk'ubu ngubu for example ndimo ku exercising kuruta uko nabigenzaga umwaka ushize, ariko ikintu nakoze ni iki, na strategize ndavuga ngo niki cyatumye, kwanza nabanze ndareba niki cyatumye umwaka ushize narakwitinze. Ari igihe niherezaga excuse nkavuga ngo uhora byuka ujya muri gym kugaruka so for now ndabizi neza yuko isaha ni iyi ngiyi nayifatanyije n'ibindi bintu bituma ntashobora kubura uko mbigenza. Okay, so njyewe ukuntu nabigenje nabifatanyije n'ibintu nafiteho choice ngomba gukora byanze bikunze. Ndabizi neza ko ngomba kubyukana n'abana bakajya ku ishuri, so iyo wabyutse uba wabyutse. Njyewe iyo mbyutse abana bakajya kwiga, the next thing I do before I even drink my coffee, I do exercise. Kuko ibintu byo excuse ngo naje ngo ndarya breakfast ngo ndangije ngo njya koga ngo ndangije ngo ugahita utangira kubyibagirwa. Ujye wasesinga aho ibintu bikugora bibiri, hanyuma abariho donc planning accordingly. Anyway, cheers to today's achievement, to the new year achievement. Aho tugejeje dukora, tureke gukomeza tuvuga ko byanze cyangwa se ko hari kameme. Kameme hari ibyo twakoze. Let's learn how to celebrate the small wins. Akantu kamwe wakoze ujye ukagira big deal. Nta kintu kimotiva nka achievement. Reka tu celebrating ibyo tumaze kugeraho byibuze. Ko shift turi kuzirya, ko hari umuntu wanyandikiye ari kumbwira ati ndashaka kugwikiraka nubwo ataranyishyura. Let's get the excitement. Let's be grateful. Twattracting ibyiza, tu manifesting. Ntabwo bino bintu ushaka gukora kudafite high faith, like faith yawe iri hejuru. Tugomba kwiga kugira faith, tugomba kwiga kumenya ko bikunda, ko bikoreka kandi byanakoreka, even just a little bit happenings. Ujye userebura. Umva ngenda serebura njyewe nta kintu nka serebura kandi birankorera. I like to be positive. I am the positive queen. Yep. Kandi birankorera, bindinda guhuzagurika, bindinda anxiety, bindinda depression, bindinda stress. Biramfasha. Nawe rero nakugira inama yo kubikora. Hanyuma rero ndumva uyu munsi ntabwo nakomeza kubivugira ibintu byose icyarimwe. Nagira ngo mba checkingeho, nagira ngo ndebe how everything is going. Nimba utarabikora bikore, niba warabikoze uri stuck, keep going, get back on track, don't quit. Hanyuma kandi niba warabikoze neza bikaba birimo kugenda, congratulations. I am super proud of you and I am here for you. Ikibazo cyose nagira ngo